Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje cyane bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama muri Saveur Divine. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana avuga ngo Imana izagusubiriza mu murimo wayo. Ndagira ngo dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya mbere, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku murongo waho wa 8, hanyuma turasimbuka dusoma wa 13 n'uwa 14 kugira ngo igitekerezo tucyumve neza. Ku ngoma ya Herode umwami w'Uyudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Biya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutse imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana, bose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe. Umurongo wa 13, ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Imana ishimwe cyane. Izi ni inkuru zo kuvuka kwa Yohana umubatiza, integuza ya Yesu. Zakariya yari afite umugore witwa Elizabeti. Niko dusomye iyi nkuru. Mwuka w'Imana agufashe kugira ngo agire icyo akwigishirizamo. Hariho ubwo umuntu ajya agira ibyifuzo, hariho ubwo umuntu ajya agira ikintu kimuvunnye, cyangwa hakabaho ubwo umuntu agira isezerano n'ibyo yavuganye n'Imana, ariko bigatinda. Noneho byatinda, umuntu akazajya yicira urubanza akavuga ati, ese n'ibyaha nakoze, ese n'ugukiranirwa nagize byatumye bidasohora, ese niki gituma Imana itansubiza? Ariko mu buhambare bw'Imana, Imana ibasha kukure kugategereza, kandi nta n'ikintu gushinja. Dusomye yuko Elizabeti kuri uyu murongo wa 6 twasomye ngo Elizabeti na Zakariya bombi bari abakiranutse imbere y'Imana. Icya kabiri turasoma ngo bagenderaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana. Icya gatatu ngo bari inyangamugayo. Tubisomye ku murongo wa 6. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Imana ishima ko bategereza. Imana ntiyahita ibaha urubyaro. Mu mugambi wayo Imana yari izi igihe izabikorera. Mu budahangarwa bw'Imana, Imana igira igihe cyayo. Ariko icyo ishaka ni uko jyewe nawe twaguma mu murimo wayo, akaba ariho dutegerereza. Gutinda kw'isezerano, guhura n'ibiturushya ntibidukure mu murimo wayo, niko Imana idushakaho. Umurongo wa 7 watubwiye ngo ntabwo bagiraga umwana. Kubera iki? Kuko Elizabeti yari ingumba. Ikindi kandi kimeze nka obstacle yabo nuko bombi bari bamaze kugera mu zabukuru, ikizere gishize. Ariko iyi Mana twizeye ntabwo ikangwa n'ibihe, niyo itegeka ibihe. Ibihe ntibiyikanga, iri hejuru y'ibihe. Nubwo ibihe byahinduka, Imana ntabwo biyikoraho. Imana ishimwe. Yo haba muri kino gihe cya none, ahari byari gushoboka
ko Zakariya aba yarataye Elizabeti, dore ko Elizabeti ngo ari we wari ingumba, cyangwa se Elizabeti nawe kwihangana bikamunanira, bagatandukana, bagashwana, bakajya birirwa barwana. Kandi iyo abantu babiri mu rugo bashwanye gukora umurimo w'Imana, ubwo ndavuga bari bakijijwe, abari basanzwe bawukora, iyo bamaze gushwana ntabwo baba bakibishobora, baratandukana, ubwami bwakwigabanyamo kabiri bukaba nyine bumaze gusenyuka. Ariko turasomye ngo baragumanyeho, ntibagira ikibatanya, bakomeza gusengerana hamwe, bakomeza kwingingirana cyangwa kwingingiranira, bakomeza gufatikanya, dore ko ababiri baruta umwe, dore ko umwe yacitse intege undi amusubizamo imbaraga, dore ko ababiri iyo umwe aguye mugenzi we amubyutsa. Imana ishimwe, bakomeza kugumana nubwo bari kurwana n'iki cyerekezo cyo kutagira umwana, kandi bakabona ntaho bizaturuka, ariko Imana itabura uko ibigenza, igira inzira nyinshi zirenga 1000. Nasomye ijambo mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 11 umurongo wa 5, rirambwira ngo uko utazi inzira y'umuyaga, ngo kandi ntumenye uko amagufwa kurira mu nda y'utwite, niko utamenya inzira z'Uwiteka ukora byose, niwamenya aho azanyura agutabara. Bibasha gutinda cyangwa bigatebuka, Imana igushakaho wowe wayimenye, we wayikurikiye, guma mu murimo wayo, wihangane, ukomeze ukora umurimo, Imana izagutabara, izagusubiza ukiri mu murimo wayo. Twasomye umurongo wa 8, umurongo wa 8 uratubwira ngo ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutanga imbere y'Imana, umugabane we utahiwe cyangwa igihe cye kigeze. Igihe cyarageze, no kuvuga ko buri abajyagayo ku maturo, buri wese yagiraga igihe cye. Uzi ko hariho umuntu ubwira ute se kutakijya mu murimo w'Imana, akabwira ngo mujye muwujyamo mwebwe Imana yashubije. Ese bite mujye mushima Imana, mwebwe Imana yagize ibyikorera, ariko buri hariho byinshi byatuma dushima Imana. Usubije amaso inyuma wabona hariho byinshi byatuma nawe ushima Imana. Akora umurimo w'Imana, umugabane we utahiwe ajya gutamba, ajya kosa imibavu. Haleluya! Nkuko yarasanzwe abikora, ikigeragezo nticyamugira imbaraga ngo kibuze gukora umurimo w'Imana. Niki Imana igushakaho uyu mwanya, ngo ukomeze ugume mu murimo, wihangane nubwo ubona hari ibikuvuna, ariko utegerereze mu Imana, kuko ndabizi nta kabuza izagutabara. Imana ishimwe. Kandi nubwo itagutabara, buriya Imana ni Imana turi mu bigeragezo, Imana ni Imana dushubijwe, Imana ni Imana tutarasubizwa, wowe ntucike intege. Ndashaka kukubwira kandi ndi mutoya nakuze cyangwa menye ubwenge sanga ndwaye mu nda, ndwara mu nda mbimarana igihe, bakajya bambwira ngo nushaka nubaka urugo bizakira, ntibyakunda. Ngeze muri 98 ndabyibuka, nari maze kubyara umwana wa 3. Umuntu w'Imana dusenze, ijwi ry'Imana rimucama arambwira ngo Imana iravuze ngo ngukijije uburwayi bwo mu nda. Ndakomeza ndarwara, ijwi ry'Imana nararyakiriye, numva ndakize koko, ariko nyuma numva ndakomeza ndarwara, numva ndakomeza ndababara, numva ubabare buracyahari. Ngeze mu 2000, noneho ndaremba kurushaho, ndaremba, ariko nkajya ntekereza ryajwi numvise ko nkize. Uzi ko Imana ikubwira ikintu, hari ubwo Imana ikubwira ikintu ukagira ngo izagikora ejo cyangwa mu kwezi gutaha, ariko nagumye aho ndababara. Ngeze mu 2000 mbonye ukuntu ndimo ndemba mbabara, ngira Satani, ndabwira ngo Satani nakomeza kurwara cyangwa nakira, ntabwo nzabura gukunda Yesu, ntibizankura mu murimo, nkazajya ngenda mbabara, nkaririmba muri korari, nkagenda mbabara ngakora umurimo w'Imana, nkagenda mbabara nkavuga ubutumwa, ariko ngugumamo. Imana ihagarara nanjye muri ubwo bubabare, byaza byaba byinshi nkabwira Satani ngo hoshi, iki ntikizankura ku Mana. Imana ishimwe. Hanyuma igihe kiza kugera, byajwe mbyumva, wa mwana nari mfite umwana w'uruhinja, nagiraga ngo mbabwire yuko nakize mu nda wa mwana
amaze kugira imyaka 19. Imana nigushyigikire ukomeze gutegereza, nubwo ubona hari ibikuruje, nubwo ubona hari ibikugoye, bimeze nk'ibyagumbashye muri wowe, bimeze nk'ibigumbye, bimeze nk'ibyarengeje igihe. Aba ngo bari baracuze. Imana ntikanzwe n'imyaka, Imana iri hejuru y'ibihe. Imana nigushyigikire, Imana nikubashishe kunesha, Imana nikubashishe gukiranuka. Ntucike intege, ukomeze ugume mu murimo w'Imana. Ihangane ukomeze umurimo, Imana izawugutabariramo. Ntugire umwete wo gusezera, ntugire umwete wo kubivamo. Bibiliya yarambwiye ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Zakariya agikora umurimo w'ubutambyi, yumva ijwi riramubwira ngo ku murongo wa 13 ngo witinya, Elizabeth azakubyarira umwana w'umuhungu, azaba umunezero n'ibyishimo kuri wowe, kandi amahanga yose azishimira kuvuga. Imana nibaho umugisha, tegerereza mu murimo, ahari Imana izagusura ikurengere ukiri mu murimo nkuko Zakariya yatabariwe mu murimo. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.